Twongeye kubasuhuza amahoro y'Imana nabane namwe aho muherereye mu mpande enye z'isi. Nge mwumva ni Samuel imbere ya isakaza amashusho zanyu murabona Jean Baptiste. Amahoro y'Imana nabane nawe cyane nawe muhorane. Urakomeye cyane. Turashimira. Twongeye kuguha ikaze rero kuri Karuhura TV. Uyu munsi hari uburyo ushaka kutwigishamo. Rero tuguhaye ikaze. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Nkuko bisanzwe rero urugo ndarukunda. Yego. Ndabakunda burya iyo ukunze umuntu iyo mpamvu bigutera kugira gute kugaruka, kuko iyo wakiriye umushyitsi neza akanezerwa n'ubutarongera akagira gute akagaruka. Nayo mpamvu nishimiye kongera kwicara kuri iyi ntebe imbere y'iyi televiziyo nicaye imbere yayo nezero y'Imana, nabyo mbishimiye Imana. Murakoze. Yego. Rero umwanya ni wawe, twatangira usenga kugira winjire mu cyigisho nyirizina. Twongeye kugushima Uwiteka, tugushimiye kuko uri Imana ikomeye, uri Imana igira neza. Mwami Imana yacu waraturinze aho twagenze impande n'impande, none uyu munsi twongeye gushyikanga izina ryawe rihabwe icyubahiro. Twemerera Uwiteka umwanya wose tugiye gukoresha aha ngaha tugiye kumara hano, nyemerera icyubahiro cy'umwana w'umuntu kibure Imana hagaragara icyubahiro cyawe. Nyemerera abandi natwe twigaragarize kuri Imana umva gusenga. Nyemerera Mwami Imana yacu inyigisho ugiye gutanga, nyemerera uhagararane nanjye. Nyemerera Mwami Imana yacu twigaragarize nk'Imana. Nyemerera buri muntu wese uri bwumve inyigisho tugiye kwigisha, nyemerera Uwiteka agira ikintu akuramo kuri Imana umva gusenga. Shimwa kandi ushyirwe hejuru. Abana tugo tugiriye neza, urakoze ni mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Nari navuze ngo umwanya no wawe. Okay, murakoze. Imana yacu nishimwe. Twongeye kubashimira abakunzi bacu badukurikirana. Imana nibahe umugisha. Ngarutse kuri televiziyo nje kwigisha ijambo ry'Imana. Yesu nashimwe cyane. Ngarutse nje kwigisha ijambo ry'Imana, mvuga gukomera kw'Imana, mvuga mbese n'ukuntu umuntu ashobora kugira gute gukora umurimo w'Imana ahagaze cyangwa agenda. Yesu nashimwe. Turareba ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cyawo cya mbere n'umurongo wa 16. Aratubwira ngo mwiyuhagire mwiboneze, mukureho ibyaha byo mu mirimo yanyu, mwige gukora neza, mureke gukora nabi. Yesu nashimwe cyane. Narikira aho ngaho. Imana ibahe umugisha. Ngo twiyuhagire tugire gute twiboneze. Imana yacu nishimwe. Kwiyuhagira tukiboneza ntabwo ari ukwiyuhagira ngo tujye muri dushe twoga. Yesu nashimwe cyane. Twiyuhagire tugire gute twiboneze, n'ukwatura ibyaha byacu, n'ukwirinda icyaha n'igisa nacyo. Yesu nashimwe cyane. Uyu munsi wa none umurokore w'uyu munsi cyangwa se umuntu usenga Imana, iyo bavuze kwiyuhagira ukiboneza, ntabwo ari ukujya muri pisine, ntabwo ari ukujya muri dushe, ntabwo ari ukujya mu mazi menshi ngo uyagire gute wiboneze, n'ukwirinda icyaha n'igisa nacyo. Yesu nashimwe cyane. Ukwiyuhagira ukagira gute tukiboneza. Haleluya. Umurokore wiyuhagiye wiboneje mu mutima we, umurokore watandukanye n'ibibi, niyo agenda abantu bagira gute barabibona. Abantu babona ibikorwa by'iyakora bakabona ko umuntu agize gute yahindutse. Yesu nashimwe cyane. Ijambo ryo tubiye ngo twiyuhagire tugire gute twiboneze, dukureho ibyaha byo mu mirimo yacu, twige gukora neza, tureke gukora nabi. Gukora nabi ni iki? Iyo umuntu utubaha Imana ntabwo ashobora gukora neza kubera ko atubaha Imana. Ariko iyo wubashye Imana ubasha gukora neza, ubasha gutekereza ikintu cyagira gute cyakugira umumaro, kikagira n'umumaro mu gihe gute mugenzi wawe, kubera ko wagize gute wubashye Imana. Yesu nashimwe cyane. Ijambo ryatubwiye ngo twiyuhagire tugire gute twiboneze. Uyu munsi wa none urabwira umuntu ngo twegere twiboneze, agatekereza ko mubwiye ngo jya muri dushe yawe nziza, jya muri pisine nziza, genda uhegere ugite kwiyuhagira tukiboneza ni ukwirinda icyaha n'igisa nacyo, ni ukujya kure y'iki? Kujya kure y'Imana. Iyo wagiye kure y'Imana uba uri mu mazi yanduye, ariko iyo uwacuye icyaha n'igisa nacyo ukabasha kwihana, uba uri mu nzira nziza, inzira yo kugira gute yo kubaha Imana. Iyo umuntu yubashye Imana n'abantu baramwubaha, ariko iyo utubashye Imana ntabwo bakuba, kuko iyo wubashye Imana, Imana igira gute? Imana irakubahisha. Imana yacu nishimwe cyane. Ni nayo mpamvu rero
nshingiye ku by'Imana yakoze, ngashingira ku bavugabutumwa turimo duhura nabo, ngashingira ku bakozi b'Imana turimo tugendana dukorana umurimo w'Imana. Niyo mpamvu nateguye iri jambo ry'Imana ndetse negura n'iri somo, ariko hari uburyo nshaka kuryigishamo. Yesu nashimwe cyane. Ndashaka kugaragaza umurokore ukiri mu murongo wo gukorera Imana, wamaze kwiyegera kwiboneza, ngaragaza n'umurokore wagize gute, wamaze kuva mu buntu bw'Imana, cyangwa se umuntu yakoraga umurimo w'Imana uyu munsi ari inyuma y'urusengero, cyangwa se ari inyuma yo gukora kw'iki, yo gukora kw'Imana. Yesu nashimwe cyane. Niyo mpamvu ugiye kugaragaza kano kantu ukarebe byashoboka kwigisha. Imana yacu nishimwe cyane. Uyu ni umurokore. Aba barokore mwese murabona ko njye gutekwa ari babiri. Aba ni abarokore bagize gute, bameze neza. Yesu nashimwe cyane. Uyu ni umurokore wuzuye imbaraga z'Imana, abona ko bose bagize gute, bose buzuye. Yesu nashimwe. Ariko ngiye kugaragaza umurokore ucyuzuyeho imbaraga z'Imana, ndetse n'umurokore wamaze kugira gute, wamaze gute ubwiza bw'Imana. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Ibyo ngiye kubibereka. None nawe witekereze ahantu uri, naho wicaye, n'ibyo urimo ukora uyu munsi wa none, naho uri mugenda, uraza kureba se umeze gute. Imana yacu nishimwe cyane. Uyu ni umurokore uri mu bwiza bw'Imana. Ngira ngo mwese murabibona, ngira ngo mwese muramibona, ngira ngo murabona umurokore, mwese murabibona. Imana yacu nishimwe cyane. Uyu ni umurokore ukiri mu buntu bw'Imana, ukiri mu gakiza, uri musenga, uri mushimwa n'Imana. Uyu murokore mwabonye ko n'unguyu yari yuzuye, yari ameze neza, ariko bitewe n'uko yavuye mu murongo wo gukorera Imana yabaye igice. Yesu nashimwe. Umuntu wateye ubuntu bw'Imana, cyangwa se umuntu wagiye hanze y'umurimo w'Imana, umuntu wagiye mu cyaha, umuntu wakoze icyaha, umuntu wibye, umuntu wasambanye, umuntu watukanye, umuntu warwanye, iyo mu buryo bw'umwuka, dore aba ameze gutya, bari igice. Yesu nashimwe. Iyo amaze kuba igice, niyo abantu bakureba bakubonaga, bakakubona uhagaze hariya, bakakubona urimo ugenda, nta bwiza bw'Imana babukuriwe, kuko uba ugize gute, uba wabaye igice. Uba wabaye igice, uba wacagase. Uyu ni umurokore, uyu ni umuhanuzi, ni umuvugabutumwa, ni umuririmbyi, ni umudiyakoni, akora umurimo w'Imana mu buryo butandukanye. Dore nk'uko ukuntu ameze, umurokore wagiye kure y'Imana, umurokore watakaje ibyiringiro, umurokore wavuye mu nzu y'Imana, umurokore wavuye mu gakiza. Dore nguyu ukuntu aba ameze. Niyo bamubona ahagaze, uramubona ahagaze na kiyari vide, ariko mu buryo bwagiye gute, aba ari igice. Imana yacu nishimwe cyane. Twasomye ijambo tuvuga ngo twiyuhagire, tugire gute, twiboneze, dukureho ibyaha byo mu mirimo yacu. Iyo umuntu atariyuhagira ngo yiboneze, cyangwa se ari mu nzu y'Imana, uba ucagase, uba uri igice. Yesu nashimwe. Ariko ukiri mu buntu bw'Imana, ugihagaze neza, uyu niwe murokore wuzuye, uyu niwe murokore wuzuye imbaraga z'Imana, uyu niwe murokore mu gakiza. Uyu munsi wa none, reka witekerezeho, nanjye nitekerezeho. Ese uko wahamagawe, uko watangiye, uyu munsi uracyuzuye? Uko wabayeho, ibuka ugiko umurimo w'Imana wakoraga, warabwirije, warahanuye, muntu uri kundeba, muntu uri kunyumva, wararondoye, wararirimbye, abantu barafashwa. Uko wakoze uyu munsi, uko wahamagawe, uko watangiye, uyu munsi wa none uracyuzuye. Muvugabutumwa uri mundeba, muhanuzi uri mundeba, muririmbyi uri mundeba, mudiyakoni uri mundeba. Uko watangiye uyu munsi wa none uracyuzuye. Uko Imana yakurebaga mu gihe cyashize, uyu munsi niko iri kukubona. Isuzume, nanjye nisuzume. Uyu munsi wa none uko watangiye niko ukiri. Imana yacu nishimye. Uyu munsi wa none uko watangiye niko ukiri. Itekerezeho, nanjye nitekerezeho, wirebe uko ukora umurimo w'Imana, uko ugenda mu buntu bw'Imana, uko mu buririmbyi bwawe uhagazemo. Irebe niba ucyuze, niba utarabaye igice. Mu guhanura kwawe, irebe niba ucyuzuye, niba utarabaye igice. Mu kurondora kwawe, mu kudiyakona kwawe, mu guprotokoli kwawe, irebe niba uri igice, cyangwa se ukaba ucyuzuye. Witekerezeho, wirebe, nanjye nirebe. Umunyarwanda yavuze ijambo rikomeye ngo ndagutuye umutoki rumwe zigira gute, zindeba. Reka nanjye nirebe, nawe wirebe. Uko wahamagawe, uko wakoraga umurimo w'Imana, uyu munsi wa none uracyuzuye.
Imana yacu nishimwe. Ndagira ngo ubwire ngo irebe nanjye nirebeho, utekereze umurimo w'Imana wakoze, utekereze ikintu ibintu Imana yavuganye nawe, uhagaze neza wuzuye, umeze nk'uyu muntu uri kubona uyu murokore yuzuye, urebe neza nimba ucyuzuye cyangwa ukabura igice. Imana yacu nishimwe cyane. Uyu munsi wa none nezerewe no kubana namwe, rya ryigisho nari nateguye, ariko wisuzume nanjye nisuzume, witekerezeho nimba ucyuzuye, witekerezeho ko uhamagawe, uko nahamagawe, nimba ugize gute, nimba ucyuzuye. Imana yacu nishimwe. Wirebeho nanjye nirebeho, nimba nyuzuye turazamura Imana icyubahiro, nimba ucyuzuye turazamura Imana icyubahiro. Gusa njye cyo nagukangura, reba ahantu wagiye ugasubira inyuma, reba ahantu wateshutse, reba ahantu wasubiye inyuma, reba ahantu urebe ikintu cyagukuye mu murimo w'Imana, urebe ikintu cyagukuye mu murongo, urebe ikintu cyatumye ubigice, wongere ushaka imbaraga, wongere wuzure, usubire ku Imana yaguhamagaye, usubire ku wamenyereje Imana, uko watangiye ukorera Imana, wongere umusenete ari gukorera Imana. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Imana iguhe umugisha. Utwigishije amagambo akomeye kandi utanze n'imfashanyigisho iri mu ubwenge. Nanjye Samuel ntacyo narenzaho uretse kwisuzuma, dukangurira abakunzi ba Karuhura TV ibintu bifate ko wenda ari imikino, kuko wowe wabibonye uzabibazwa. Rero ndagushimye. Imana y'amahoro ikuzuze, isubize aho ukuye, nabivuze kuko njye ndafashijwe. Amen. Rero n'ubundi twatangiye dusenga, reka iri jambo tuherekereshe isengesho. Murakoze, reka twubahe Imana dusenge. Imana ikomeye, Imana y'inyembaraga, Imana y'inyembabazi, tugushimiye ko watangiranye natwe ukabusozanyije natwe. Tugushimiye kuko uri Imana ihagararanye natwe kuri iyi televiziyo Karuhura TV. Nyemerera buri muntu wese uzabasha kumva inyigisho azahinduke muri we. Nyemerera Uwiteka imbabazi zawe zigaragare kuri buri umwe wese watwumvishe, abari impande zitandukanye, impande enye z'isi zitandukanye. Nyemerera Mwami Imana yacu ugende ubagereho, kandi Uwiteka natwanyiraga kanga tuzagushima. Urakoze kuri Imana umva gusenga. Rero ngiye kuva ngaha, ugendane nanjye, ugende imbere ugende inyuma. Mwami Imana yacu n'abasigaye ngaho usigaye nabo. Urakoze kuri Imana umva gusenga, mbisabye nize mu izina rya Yesu. Amen.